Yes, reka twongere tubaye ikaze inshuti bakunze bakurikira Anesto Official. Aka kanya tukaba turimo turanagaragara kuri Nzabiri TV. Mu by'ukuri muri kubona ko isura yacu yijimye kubera agahinda n'umubabaro dufite ku bw'inshuti yacu yatuvuyemo, uwo mwari muzi ku izina rya Vava Dorimbogo, ariko ubundi yitwaga Valentine. So mu by'ukuri rero mbere na mbere tubanje kwifatanya n'umuryango we ndetse n'izindi nshuti ze muri rusange, abari bamuzi ndetse n'abagiye kumumenya kubera ko yitabye Imana. So niyo mpamvu akanya ndi kumwe na Nzabiri kugira ngo tuganire, atubwire uko we yabyakiriye nuko yabyumvise, kuko cyane ko yari umwe mu nshuti ze yageraga. So Nzabiri, tuguha ikaze. Murakoze. Umeze ute? Sha nakomeze. Ndayibona nyine isura yawe irijimye nk'iyanjye. Sha ntabwo byoroshye muri iki gihe. Wabaye ikize? Sha iyo ubonye umuntu mufatanyije umwuga akuvamo, Ego. aba ari ikintu kibabaje cyane, hari ikintu kiduciye intege cyane nk'abantu tuba dufatanyije umwuga. Mbese muri rusange bari ibintu bibabaje. Nzabiri, ubundi Dorimbogo yari muntu ki kuri wowe, mwamenye ryari? Nge Dorimbogo namukundaga cyane, ariko wenda sinari nakagira amahirwe yo kumubona. Yego. Ariko hari igihe utarabona umuntu ari kumukunda cyane, ufite intego yo kuzahura nawe. Ikintu cyambabaje cyane ni uko wenda yitabye Imana, za nzozi zanjye zo guhura nawe nazigezeho. Utazigezeho? Hanyuma hari ubwo wari wageze basi ugira n'amahirwe yo kuvugana nawe yenda kuri telefone? Oya. Mwe mutaravugana? Namubonaga mu biganiro gusa. Mu biganiro? Bwa mbere mubona mubonye hehe mu kihe kiganiro? Namubonye ariko mu ndirimbo. Mu ndirimbo? Ziriya yaje yaririmbaga Dorimbogo. Dorimbogo. Wamumenye ryari? Muri 2022. 2022? Okay. None Dorimbogo wamenye 2022, ubundi numvaga ko nansigiye numva ko akina amafilime. Ibyo harigizeho? Kuko yigeze kuza gukina kwa Regis. Kwa Regis? Okay. Weho bonaga akina amafilime cyaze ukumva afite indirimbo, ko hari abantu bavugaga ko Dorimbogo atarabashije kuririmba cyangwa se atarabashije gukina filime, bamwe bavuga ngo nayanda, ariko nyine weho webibonaga gute, mwumvaga gute? Nge nabonaga ko abishoboye. Ko abishoboye kuririmba cyangwa amafilime, gukina amafilime? Yashimishaga abantu, yanaririmbaga neza. Yego. Ngiye kuri nge ntacyo byari bitwaye, byari binesheje kandi byanashimishaga. Nk'ikihe kintu yaba yarakoze cyaba cyaratumye wowe wumva ubaye crush we? Ikintu yakoze nuko yavugishaga ukuri. Yavugishaga ukuri? Kwa gutukana niko ko ari mukuri? Oya. Ahantu nabiboneye ni igihe nuzo umukobwa witwa Joyeuse bakoranye ikiganiro, nibuka ahantu. Icyo gihe Joyeuse yari ari kumubwira ngo azakora ubukwe hamwe na Juno. Yego. Nuko Dorimbogo icyo gihe yaramubwiye ngo vugisha ukuri niba uje muri hit ari agatwiko, kuko ntago wakundana na Juno bya nyabyo. Icyo gihe byakomeje kuba ikibazo, nyine birakomeza, bamubwira nabi ariko agakomeza ku ijambo yavuze. Niho nahise mbona ko ari umuntu ushoboye, uvugisha ukuri, ukomera ku ijambo yavuze. Nese turamutse tutitaye ku byo Dorimbogo yabwiraga Joyeuse, mu by'ukuri bundi Juno Kizigenza na nuriya mukobwa Joyeuse, wabonaga mu by'ukuri urukundo rwabo rutashoboka? Wowe wabibona gute?
njyewe uko ntabibonaga sha naho Imana aho ngaho ho narifataga nkabiharira Imana, yego ko na wenda nta kidashoboka. Ariko nanone ugiye kubona nk'umufundi wenda akubwira ngo azaba perezida kandi kwiga byararangiye asigaye ari umufundi, bahumva ari nk'inzozi. Yego. Hanyuma dore imbogo uretse kuba ari umukinnyi w'amafilime akaba n'umuhanzi, ubundi weho kwavuze ko umenye 2022 wowe iby'urupfu rwa wabyumvishe ryari? Njyewe nabyumvishe ku itariki 18 mu gitondo, ni kuri 19 mu gitondo. Yego. Nibwo nabyutse, kubera iyo mbyutse mu gitondo nkunda kujya kuri YouTube nkareba amakuru yarayeho uko bimeze. Yego. Nibwo nagiyeho mbona bari kuvuga ngo yapfuye, mbona ibiganiro byinshi ahantu hose bavuga ngo Vava yapfuye, ariko mbanza kuvuga ati ni bya bindi bisanzwe byacu bya pranka, ni ukubeshya. Icyo gihe nahise njya gusura zino mbuga zikomeye ba Irene n'abandi basabe n'inyamakuru nyine bikomeye bya Big Town TV, ko nabonaga ahantu hose iri ku Nyarwanda ku Gihe hose. Ko nibuka ko nahise mbona ikiganiro cya Irene ya hostinze Nsabi na Kiramani, hagati aho ngaho nibwo Kira babwiye nuza Kiramani ati muzi ko Vava yapfuye. Icyo gihe Kiramani nawe numvisha atarabiziho. Yego. Nuko nabo nyine mbona ni ibintu bibabaje cyane, koko ndavuga ntuzi ko bya bintu bishobora kuba ari ukuri. Bivuze ngo ibyo byose abona gutarabyemera ko ari ibyanyabyo. Nari narabyemera ko ari ibyanyabyo. Nuko ubwo hashize akanya nkomeza kugenda ndeba aho hose nyine ngiye ku masitati mbona abantu benshi babipostinze. Yego. Ndavuga ni koko ni iby'ukuri, kuko nagiye no kureba Joyeze wari inshuti ye nsanga nawe yakoze ikiganiro kuri Big Town avuga ko ibyo turi kumva ari ukuri. Ubwo nibwo nahise nanjye bikofirima, ndavuga ni wasanga koko ari ukuri. So njyewe rero mu by'ukuri nyakwigendera dore imbogo namenye ko yapfuye ejo mu gitondo. Hari umumama umwe ukorera kuri YouTube, ntibuke neza izina rye, ntibuka na YouTube channel iye ashyiraho ibiganiro bye, nabonye mu gitondo cya kare nka 12 ejo hashize mu gitondo avuga ko dore imbogo yavuye mu mwuka. Kuko nibwo nari nkigiye kuri YouTube, ariko mpora n'icyo kiganiro cye, ariko noneho wumve ko ntigeze mfata n'umwanya ngo mbanze numve ibyo yavuze, sibyo? Navuga nti abangaba ni baba YouTuber nyine baba bashaka kwishakira ama views, bashaka ama watching time, mbigira ibintu biri aho ngaho nyine sinakwirwa na mbese nanabitekerezaho ndakomeza ndigendera. Ariko noneho hashize akanya ndongera nsubira kuri YouTube, nabwo ndongera none mpura n'icyo kiganiro, ndavuga si ibintu koko byaba ari byo, mbinyanga mu nda, ndavuga nti ibintu ntago nabyemera, ndabyihorera. Ariko naho byaje kugera ku mugoroba mbona abantu bose bapostinze, abantu hose inkuru yamaze kuba kimomo, ndavuga ni wa muntu uzi ko yari seriye. Nibwo noneho nongeye njya no kuri YouTube, nanjye mbona abantu bose bapostinze kuri ma YouTube channels zirimo zirakora, njya kuri IG, bano bose mbese abantu bose bakoresha IG mbona babishyizeho. Ndavuga ni bya bintu biri seriye. Ndavuga nti mu by'ukuri dore imbogo atuvuyemo arigendeye. Ariko nubwo ibyo byose byagiye biba nkumva nabwo ntabwo bishoboka. Kubera iki? Nko mu cyumweru n'igice bishize dore imbogo yazanye na baregese muri quartier baje gukina amafilime. Ajya no kuri boutique agura akantu, rwose mbona ari umuntu ukomeye umeze neza, ntabwo niyumvishaga ukuntu yaba mbese atuvuyemo aka kanya. Kuko ejo nimara kubona icyo kiganiro cya mbere nabonye wa muntu wigize sheri we wari sheri we yitwa Dr. M.
yakoze ikindi kiganiro, yahise akora ikindi kiganiro kivuguruza wa wundi ibyo yavuze ko yapfuye. Avuga ko atari byo umuntu arimo kumubekera, aramubwira ngo uri igicucu, aramutukana nabi cyane, amuvuga ko mu by'ukuri atigeze apfa, ko shiriwe ari muzima, ariho ari muzima. Ni nacyo kintu mushinyagurire, nacyo kintu cyatumye abantu benshi cyane batabiha agaciro, bagakomeza kuvuga ese nibyo cyangwa sibyo, ese nibyo cyangwa sibyo. Noneho rero mbese nyine abantu bese bahita babona ko uwo muntu yamagiye atema aramushinyagurira. Ariko noneho hari abantu benshi cyane, bamwe mu bari bafite nimero za Dorimbogo nyirizina, bagiye bahamagara nimero ze, nanjye ndimo, twahamagaye nimero za Dorimbogo tukumva ntabwo zicamo, sibyo? Hari abahagerageje guhamagara bamwe mu nshuti ze za hafi, nabo nimero zabo zikanga gucamo. Hanyuma rero bituma nyine byanga uwo muntu, icyo kinyoma cye uriya witwa Dr. M, ikinyoma cye gikomeza gukwira mu bantu, bumva ko koko nta cyabaye. Ariko noneho aho nimero zabo zaje guciramo, nibwo noneho izo nimero zaje zikonfirima ko Dorimbogo yashizemo umwuka. Ni naho nanjye nakomeje kwibaza, ndavuga nti ariko ko ejo nimero zabo zitacagamo, uwakongera nkacishamo ya Dorimbogo nyirizina, nkumva ko yakongera igacamo. Nibwo nayihamagaye, hanyuma nitabwa n'umuntu, ndamubaza ntese koko mu by'ukuri izi nkuru ndimo kumva hanze aha, nakomeje kubona abantu bapostinga ibinyamakuru iki, mu by'ukuri iyi nkuru yaba ariyo ko Dorimbogo yabavuye mu mwuka? Arangira agira ate, arabinyemerera, arambwira ati yavuye mu mwuka. Hehe? Ku Kibuye, niho yari ari mu bitaro byo ku Kibuye. None se nk'ubu ngubu ukurikije ibintu nuza Dr. M yavuze nka sheri wiwe, avuguruza umuntu wavuze ko yapfuye, cyangwa se ibintu bikunze kubaho, navuga ngo mu basitari umuntu umaze kwigira hejuru, ejo bundi Jay Polly atuvuyemo, ngira ngo yajyanye na Buravan na Yanga, nta myaka 2 ishijemo n'undi atuvuyemo. Ese mubona n'abanyamakuru wenda genda tunga agatoki nk'abantu bagiye bakira abantu? Hari umupasiteri wigeze kwivugira ngo ni prank, ngo ntabwo ngo ni ukubeshya. Yego, icyo kiganiro baragisanga kuri Gasaro TV. Yego, yabivuzeho. Ibintu bikunze kubaho, bakavuga ko ibintu ubona yazize iki muri makeya? Bo kankubwire rero, ibintu burya biba birimo amayobera. Ariko wibuke ko hari umupasiteri wigeze kuza avuga Dorimbogo muri cya gihe yaramaze iminsi atongana na wa mama, ntabwo nibuka ukuntu yitwa, umwe waraga batongana, Dorimbogo akamutukana nabi cyane, bigakomera bikageraho yitaba kuri RIB, sinzi niba mwibuka. Pasiteri yavuze ko Dorimbogo naramuka atitwaye neza ngo bishobora gutuma akenyuka. Ngira ngo nabwo niba ubyibuka neza, hari ikindi kiganiro nabwo Dorimbogo yaje akora asubiza pasiteri, amubwira ko ngo atazakinyuka, atari we mbese ugomba kuba igitambo, sibyo? Aramusubiza, kandi nawe yamusubije n'abamutuka. Ariko rero ntekereza ko rimwe na rimwe natwe dukwiye no kubaha abantu ba pasiteri, rimwe baduhanurira. Hari igihe baduhanurira ibintu bikaba, kuko yabivuze kandi birabaye, sibyo? Ntabwo wamenya umuntu ahantu ahurira n'Imana, sibyo? Ariko ngewe icyo mvuga, ntekereza ko ntabwo mbihagaze 100%, ariko ashobora kuba azize bamwe mu bo yatonganaga nabo. Ariko nanone hari indi makuru avuga ko Dorimbogo yatashye ubukwe mu cyumweru cyashize iwabo yongeyeyo mu cyaro. Yatashye ubukwe, bakavuga rero yuko ubwo bukwe yatashye ariho bashobora kuba baramuhumanyirije. Yego, niyo makuru nanjye arimo agenda ansumira, iyo ndimo gufata. Bivuze ngo yaba yarazize babandi bamubwiye ngo natitwara neza azakenyuka? Bo buriya ntabwo apfa kumenya ukuri ngo ni ukuwe, uretse Imana yonyine nyine yabimenya. Ariko ubundi Dorimbogo azize hagati y'ibyo bintu byombi. Yego, ashobora kuba azize icyo cyari kiwabo yagiyemo, sibyo? Cyangwa se akaba azize aho bakiyocyoranaga. Ariko naje kubona ikiganiro
cyuriya muntu bacyocyoranaga batukana, we yavuze yuko nta kibazo yigeze agira kuri Dorimbogo, uri kumva, ngo nta n'urwango yari amufitiye. Icyo gihe nabibonye yabivuze. Rero mu by'ukuri yenda ashobora kuba atari bagiranye ikibazo cyangwa atari nawe wabikora, sibyo, yenda bikaba byakozwe n'undi muntu w'ahandi. Ariko mu by'ukuri tubuze umuntu wari ingenzi, tubuze umuntu wari ufite agaciro, mbese kandi ubona ko yari afite ejo heza. Ariko ibi bintu ngira ngo bibaye aho Dr. M nawe bari bafite amakimbirane. Umunsi bari biyunze, nyeka ko biyungiye kwa Bagiti ari kumwe kuri Big Town, ari kumwe na wa mupasiteri uwamuhanuriye. Bivuze ngo icyo gihe biyunze ari wa mupasiteri ubunze, bavuze yuko baje no mu kiganiro umwe atazi ko ahari. Bahageze babanza gutongana, ariko birangira biyunze. Ndiwumva ko babanje gusakuza baratukana, umwe ngo yabyaye iwabo, undi ngo yagize gute, wabyari iwabo ari Dorimbogo cyangwa Dr. M, ngo Dr. M ngo yitaba bava ngo yabyariye iwabo, ngo afite abana babiri, ngo ariko yiyita umukobwa. Numva n'amakuru avuga ko ibyo nabibwirwaga, twabyumvaga kuri uwo mupasiteri avuga ngo ko na Vava yise uwo mugabo imbwa. Yego, aho ngaho niho byahereye, kandi byari biturutse ku ndirimbo bari bakoze. Nuko umwe arayapro Dr. M na Vava, nuko yari iyo ndirimbo yari iya Vava, nuko Dr. M arayaprodinga. Yego, ayaprodinze nuza Vava bamurya copyright. Yego, ndakeka aya makimbirane n'ubundi yari amaze iminsi. Yego, ngewe iby'amakimbirane yari hagati ya Dr. M na Valentine, ngewe ntabwo nyazi, ntabwo nigeze nyamenya, niyo mpamvu nta n'icyo nayavugaho. Ariko ngewe icyo navuga ni uko turababaye nyine, tuvuyemo umuntu wari ukomeye cyane, wari ufite agaciro. Mu by'ukuri nta kundi, rest in peace Vava Dorimbogo. Imana iza igutuza heza, sibyo, igutuza heza. Kandi dukomeje kwihanganisha abantu bose bashenguwe bakanabazwa cyane iby'uru rupfu rwadutunguye muri rusange, ndetse n'umuryango we wihangane, inshuti ze, ababyeyi be bamubyaye, mbese abantu bose muri rusange bababajwe n'urupfu rwa Dorimbogo bakomeze kwihangana cyane. Kandi natwe turabashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro byo kuri Anesto Official ndetse na Nzabiri TV. Mukomeze mudusapoting, kandi mutugire inshuti zanyu, turabakeneye mu bihe byose, uyu munsi ndetse n'ejo. Imana ibaho umugisha, turabashimiye cyane. Nzabi, turagushimiye cyane, wakoze. Nawe kandi kandi ukomeze kwihangana, nta kundi bibaho.